ndagira ngo muri iki kiganiro ubanze wumve kano kavido. Aba ku mutima yaba ahantu hose. ariko ngo urashaka kuzamuka cyane babipostinze nayo ariko erekana n'ifoto baboneka ari na Kiramani. Ariko ndi nagenda na nini. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri uyu mudamu cyangwa se uyu mubyeyi, sinzi niba ari umubyeyi cyangwa se niba ari umudamu, ntanyumve nabi, ariko tugiye kugaruka kuri iyi foto yirirwa yirukansa ku zuba cyangwa se yirirwa abyinagiza y'umubyeyi dukunda twese witwa Dadi. Uyu mudamu cyangwa se uyu mubyeyi aherutse gufata ifoto y'uyu mubyeyi witwa Kiramani ari we Dadi, aragenda ajya mu mujyi afata ifoto y'umugabo cyangwa se y'umupapa ufite abana, aragenda ajya mu mujyi ajya kuyiprintingisha, arangije ayishyira ku ikadire, yishyura amafaranga 12,000. Arangije iyi foto arayimanukana umujyi wose, yirirwa yitemberana avuga ngo akunda urukundo uyu mugabo ngo aramukunda. Ndagira ngo tugendane neza muri kino kiganiro. Musubije amaso inyuma murasanga umusore witwa Israel Mbonyi. Mu bihe bishize hari umukobwa waje nawe afata ifoto arayiprintingisha, akazajya yijyana mu bihuru no mu migezi arimo gusenga avuga ngo arashaka ko Mbonyi amurongora. Ibyo bintu mwanga ko tubivuga, ariko iyi ni imihamuro. Iyo tubivuze muravuga ngo twavuze turamaze, kuko iyi mihamuro ntabwo tuyishaka. Uyu mubyeyi sinzi niba afite umugabo nk'uko ndi kubivuga, ariko ni ukubera iki ibi bintu bikomeje gukwira mwige mukavuga ngo ni ugushaka views? Ayinya ni ugushaka views. Ubu nshaka views naza nkafata ifoto y'umugabo w'umugore w'umuntu nkirirwa nyibyinagiza nyirukansa ku zuba nyotesha amazuba ngo ni views nshaka. Ibi se kuki mutabibonamo ikindi kintu ngo murebe kure muhinguranye murebe ibi bintu aba bantu bari gukora? Mu bihe bishize uyu mudamu yazengurukije ifoto mu mujyi muri gare, agenda avuga yuko ngakunda uyu mugabo, ngo urukunda mukunda ngo yamwihebeye, ngo ruri ku mutima. Uyu ni umubyeyi ufite umudamu n'abana. Umudamu we nabo n'umugabo ari nko kwirwa abyinagizwa hano ku zuba hanze. Ibi bintu bizafatwa he? Uyu mudamu azifata ate? Mama Shemusa bizagenda bite? Nabo n'uyu mudamu wirwa abyinagiza umugabo we hanze ahangaha, umugabo twubaha twese, umuregent twubaha, umugabo wakoze filimi zikagenda zikundwa n'abantu bagiye batandukanye, ufite inyigisho muri filimi ze. Filimi ze zifite ubutumwa, ariko murashaka kumutesha agaciro ahangaha hanze ngo nuko murimo gushaka views. Ese mubona ari views? Reka nze mbibabwira umuzi byose mumenye impamvu uyu mudamu yikoza akikokora. Ubu ntabwo ibintu tubizi ku badamu, ibi bintu tubizi ku bantu b'abarozi baterekera. Abantu bagiye babarogera mu mafoto agiye atandukanye mukabikerensa, nyamara ibi bintu biragwiriye hano hanze. Umuntu arabyuka bikanga, yajyamye bigakunda. Ugira ngo se ni ibiki? Si imihamuro mugenda mubona namwe mukabikerensa ngo nugushaka views. Mbibabwire neza ukuntu byatangiye. Uyu mudamu ngo yararebye abona nta wundi muntu agomba gufatira iyi mihamuro, aragenda areba icyamamare kimwe ari we Dadi uwo Kiramani, aragenda ajya kumuprintingisha mu mujyi, afata ifoto atahawe. Cyo ni icyambere. Icya kabiri ajya kuyiprintingisha atanga amafaranga 12,000 ku ikadire. Ayo mafaranga ni muyabara 12,000. Ayo mafaranga yayatanzemo nk'igitambo kirakadire. Arangije afata amafaranga arayabara aratanga, bamuha ikadire iriho ifoto itari y'umugabo we, itariho umwana we, iriho umugabo w'undi muntu. Yirirwa yibyinagiza yirukankana ngo ni urukundo, ngaramushakaho urukundo, ngo yaramukunze, ngo wamwegekaho iyo nda, ngo iyo nda ngo wayimwegekaho
wumva imihamuro bafite, ngakumva ngo umunyenga ngo uwo mudigi ngo wiyonda. Ibi ni ibyo uyu mugore yivugira. Uyu mugabo Kiramani Dadi, iki kiganiro nakibona aze gucekinga neza, arebe bino bintu koko ni ugushaka views cyangwa hari ikintu, hari umuhamuro urimo kumugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko kuki ibi bintu tubivuga mugatangira ngo twavuze, muragira ngo ntituzavuga. Ubu ngubu Israel Mbonyi, abantu bagiye bamubwira yuko uriya mukobwa azamukoraho, mukagira ngo nukubeshya. Ubu se umuntu yakirirwa arira ku manywa na nijoro arira ngarashaka yuko umurongora, hajya ubwo n'uyu utamurongora wagize ngo nta muhamuro aba arimo kugutongeraho, kugeza aho umuntu ajya mu mazi, ajya mu bihuru akarira akihanagura akikurunga ngarashaka yuko mumurongora. Ni ku ngufu se? Ariko ibyo nindo bibabeshye. Ubu ngubu burozi abantu bagiye bafata inzira nyinshi zo kuroga, noneho bakazajya baroga mu buryo bwo kugira ngo babeshya ngo bashaka ngo views, ahubwo ari uburyo bwiza bwo kurogamo kugira ngo mutazabigenzura ngo mubimenye. Nge mba mbarabuye ntabaraburasa. Twagiye tuvuga iby'abarangi mukagira ngo imyuka y'abarangi ntiriho, kandi abarangi mu byo bakora ni imihamuro yose birimo. Umugabo umwe yigeze ko mu buhamya arambwira ati reka mwihera ubuhamya, ngewe ndi umupapa ufite abana. Ati yego. Arambwira ngo umuntu yafashe ifoto yanjye, iyi ngiyi, iyi foto ugenda ukifotoza, wamara kuyifotoza ukagenda ukayihanaguza nka kuriya bagenda nka kuri uyu mugore yabikoze, ukagenda ukayihanaguza, wamara kuyihanaguza ukaza ukayibika hehe? Muri alubumu wawe. Arangije arambwira ati umuntu yaraje iwanjye afata ifoto ayikura muri alubumu, ntabizi, ayijyana bajya kuyikoreraho imihamuro, barandoga, nkazajya ngenda mbona mvuvuka, nkavuvuka mu maso, nkavuvuka kandi nisiga n'amavuta meza ahenze, ariko biranga ndagumya ndavuvuka. Kuvuvuka bivaho ntangira gutonyoka. Kumbe ni ya foto ye batwaye atabizi, bagenda bagakoreraho imihamuro, ikagenda imufata uko bayivuga mu isura ye bayireba, imihamuro ikagenda imufata. Yaje kubimenya ate? Yaje kujya gusenga. Amaje gusenga Imana irabimubwira, imubwira naho ifoto ye iri bayijyanye. Aragenda yisangayo, asanga ifoto barayifashe bakayishyiraho imihamuro, bakayigereka munsi y'ishyiga. Bamaze kuyishyiramo munsi y'ishyiga na ya mihamuro, uko ifoto igenda ijyaho ubushyuhe, nawe akagenda atonyoka. Akimara kugenda ya foto akayibona akayikurayo, nibwo yatangiye gukira. Ibyo se kuki tubibabwira mugashaka? Ubu se nta nabandi bafite ubundi buhamya ubu ngubu mba mbabwiye? None se kuki ibintu mubifata byose mukabikeretsa hajya ngo nta burozi bubaho? Niba kuroga uzambwira, ngewe ninza nkabibabwira muzajye mwumva ko ubu ngubu ari ubuhamya, ariko nanone aba ari ikiganiro tuba twakoze, twaverifiye, twarebye n'imihamuro abantu bafite. Ngewe wa mudamu we ntabwo nkuzi, nta naho nkuzi, ariko Kiramani Dadi ndamuzi. Rero mwishaka gufata urugo rw'umuntu n'umupapa n'umubyeyi ngo muhirwe murubyinagiza, murwotesha izuba. Ubu se Shemusa nabona iki kiganiro akabona uyu mudamu wirwa abyinagiza umugabo we ku zuba, ugira ngo arishima? Biramushimishije se ngo nuko ngo umugabo we ngo barimo kuvuga ngo uyu mudamu ngakunda uyu mugabo? Ubundi se umukunze mu buhe buryo? Kari umugore ufite, kari umugabo ufite urugo, ufite umugore yarapfakaye se?
ibi bintu mubigenzure mubirebe, nimumara kubireba mugaruke mutubwire muri commentaire. Ibi biganiro tuzajya tugenda tubikora tubibabwira nitubona abantu barimo kugenda banyuranya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta hantu tuzi muri Bibiliya cyangwa se Kiramani ni umuyisilamu, nta hantu tuzi muri Quran azize kubivuga umuntu aprinting ifoto y'undi muntu atabiherewe uburenganzira, atari gift agiye gutanga mu bukwe, akirirwa yibyinagiza ku zuba ngo urwo ni urukundo. Ntaho tubizi. Umugabo azakundwa n'umugore we n'abana be, ariko umugore wundi ntago yemerewe gukunda umugabo wundi urukundo rurenze urugero nk'urw'uyu mugore agenda avuga ngo namwegeke hinda, ngo iki kida ngo wakimwegekaho ngakumva ukuntu ngo kimeze ngo yo n'irari ryinshi n'ubuhehesi bushingiye ku buraya. Iyi foto uyu mudamu afite bashobora kuyitongeramo ibintu bigiye bitandukanye bikagenda bifata Kiramani dadi wacu kandi mubyitiranya. Ntago ibyo tubishaka. Uyu mugore numva iki kiganiro, iyi foto situzongera no kumubona ayigendana mu muhanda, kuko ntago ibi ngibi ari byo. Uyu ni umugabo ufite urugo n'abana, ni umugabo ufite umudamu basezeranye. Ntago ibi bintu ari byo. Wa mudamu we sinkuzi, iyo nza no kukumenya wari kumbona ahubwo. Iyi foto ugende, niba ndakubwira ntago uri buyite ifoto se urayikoresha iki kuko mukabyarame nanjye nuko mbuze ikintu mubwira. Iyi foto urabigenza ute ko iyi foto tudashaka ntuyibike iwawe kandi ntunayihe Kiramani? Iyi foto irabitongereye. Muri commentaire mubwira uyu mugore iyi foto harayijyana, niba arongera akayikura ku ikadire akayica igikadire kigasigara aho ngaho, ariko tuzongera kubona iyi foto. Ibiganiro byacu nakagaruka, mwihangane ko mba mvuganye kamere muri ibi biganiro ngenda mbaha, nuko nge mba nabibonye bikankanga nkikanga, nkabona abantu barimo kubifata minenegwe nkaho bitabareba, nkaho batabyumva, nkaho babona ngo ari ibintu bisanzwe, ariko ntago ari ibintu bisanzwe. Nitwa Emmy, naho mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.